Yes, reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza, mbifurize kugira impagarike n'ubugingo nshuti bakunze mugenda abana twadukukira mu Rwanda, hari majyepfo majyaruguru asirazo uburengerazuba n'ibyo kiga mwese twizere ko mukomeje kugubwa neza, mwese twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane. Hanyuma rero kambabwire amakuru agezweho mitehere mu karere ka Musanze. Mu karere ka Musanze ndamukubwira ko hari umuntu ukurikiranyweho gusambanya umwana w'imyaka 5 y'amavuko. Polisi y'u Rwanda mu ntara y'amajyaruguru yemeje ko yataye muri yombi witwa Ndayambaje ukekwa gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 5 kandi agiye kurikiranwa n'amategeko. Ni nyuma yuko abaturage batuye mu mudugudu wa Gasanze bavuze ko batunguwe no gusanga umusore w'imyaka 22 nyine ari gusambanyiriza umwana w'umukobwa w'imyaka 5 nyine mu murima awitabi. Polisi y'u Rwanda kandi ikorera amajyaruguru yatangaje ko ukekwa icyo cyaha yataye muri yombi kandi agiye kurikiranwa n'amategeko. Ibi byabiri mu mudugudu wa Gasanze akagari ka Cyabagura mu murenge wa Muhoza aho ni mu karere ka Musanze. Bivuga ko byabaye hagana ku isaha 3 za nimugoroba ubwo Nyirankuruza nyirakuruza w'umwana wari wabuze nyine irengero ry'umwuzukuruza we nyuma yo kumutuma ku muhanda agatinda gutaha bakajya akumushaka. Ni mu gihe kandi mu kujya kumushaka nibwo basanze nyine uwitwa Ndayambaje ari kumusambanyiriza mu murima w'itabi yikanze amatoroshi ariruka. Umwe mu baturage ndetse babonye wavuganye n'Isango Star yavuze ati baje kumushaka babona wari uri kumwangiriza arirutse, barebye basanga ari kuvirana amaraso mu gitsina. Umwe muri yunzemo ati turatabaza tuti murafate, noneho birangira yirutse umwana asigaraho wenyine. Twaturutse ruguru atwumvishe ariruka, twamubaza kuko byagenze agasobanura uko yabikoze. Uyu mwana kandi yavuga ko yababwiye ko atari ubwa mbere uwo musore nyine amusambanyije, ubwo yari yaratinye nyine kubivuga basaba ko nyine uyu mwana yahabwa ubutabera bukwiriye. Iyi nkuru ikomeza ivuga ko nyine umwana yajyanwe kwa muganga nk'uko nyine bitangazwa na SP Jean Bosco Mwiseneza. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'amajyaruguru yavuze ati umusore witwa Ndayambaje Idriss imyaka 22 yafatiwe mu mudugudu wa Gasanze mu kagari ka Cyabarura mu murenge wa Muhoza mu karere ka Musanze akekwa gusambanya umwana w'imyaka 5. Icyaha cyo gusambanya umwana uri munsi y'imyaka 14 gihanishwa igifungo cya burundu iyo ukekwa hagemejwe nk'uko biteganywa n'ingingo y'133 y'igitabo cy'amategeko ahana mu Rwanda ateganya ibihano n'ibyaha muri rusange. Aho ngaho ni mu gihugu cy'u Rwanda, ahubwo kandi munyemerere mbere yuko mva mu gihugu cy'u Rwanda nkubwire ko witwa DJ Irahishu yuko yiyemeje gusaba Perezida Kagame ubwene gihugu. DJ irakanduretse guhabwa ubwene gihugu nyuma yo kubusaba Perezida Kagame yahishuye yuko yaramaze igihe abwifuza kugeza ubwo abusabiye nyine mu ruhame ku itariki 13 Werurwe 2025. DJ kandi wageze mu Rwanda mu mwaka 2015 yavuze ko yifuje ubwene gihugu nyuma yo kwishimira buryo nyine yarabayeho mu Rwanda byagize mu mwaka 2024. Avuga ko nawe yifuza gutora umukuru w'igihugu yemeza gusaba ubwene gihugu. Yavuze ati mu gihe amatora yari yegereje numvaga nshaka ubwene gihugu ku buryo bikunze nyine nanjye nazatora. Uwo nabaje ibyo yampaye bisabwa nasanze ntabyo nujende uretse nyine kuba umuntu afite nyine impano idasanzwe kandi ibyo kuvanga imiziki sinumvaga nyine ari byo nashyira imbere. Uyu mukobwa yaje kwigira inama yo kuzasaba ubwene gihugu Perezida Kagame. Ni igitekerezo yagize ubwo nyine yamenyaga ko nyine azitabira ibiganiro Perezida Kagame yari kugirana n'abaturage mu mujyi wa Kigali. Iryo joro kandi yaraye asenga kugira ngo nyine agere ku ntego ye ndetse afata umwanya wo kwitoza ibyo aza akuvuga. Nimye kandi yaravuze ati nari narasengeye pe nasabye Imana ko imishira ubwo n'isoni zanjye, nari naraye nitoza uko navuga nibaramuka bamaye ijambo. Narahagurutse ndivuga ndamushimira mbona gusaba ntabwo nari nezeye rwose ko ahita nsubiza, ariko natunguwe no kuntu yahise ambwira anisekera ngayo nguko. Aho ni mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma Ubufaransa mu mazi imyaka 29 n'umuntu mazi imyaka 28 atwara imodoka nta ruhushya agira habe namba. Umugabo w'Umufaransa yafashwe na polisi yo muri iki gihugu atwaye imodoka nta ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga agira ibyo yaramaze imyaka 28 akora. Uyu mugabo kandi yafashwe ku cyumweru gishize mu gikorwa cya polisi nyine mu gace ka Tarare mu Faransa cyo gushaka abatwara imodoka badafite ibyangombwa byuzuye. Polisi yatunguwe no kubona nyine umugabo ufite uruhushya ndetse kandi rwahagaritswe mu mwaka wa 1997 nk'uko nyine yabitangajwe mu butumwa bwashyizwe ku rubuga rwa Facebook. Bavuga ati ibyo twasuzumaga byerekanye ko nyine imodoka nta bwishingizi yari ifite. Hanyuma hagerwaho igice cyo kureba uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga nibwo twatunguwe no kubona uyu mugabo. Polisi ikomeza isobanura ko nyine uruhushya rwe rwari rwarahagaritswe kubera gutwara imodoka yanyoye ibisindisha, gusa ntiyigeze yongera gusaba uruhushya rwo kongera kwemererwa gutwara ibinyabiziga. Isobanura ko kandi uyu mugabo yabashije gucika igenzurwa rya polisi ku inshuro zigera ku 112 mu myaka 28 ishize. Uyu mugabo
yireguye kandi avuga ko uruhushya rw'nyine nubwo rwari rwarahagaritswe ariko rwashoboraga gukomeza gukoreshwa, ibyo agereranya no kuba ibiribwa byarengeje igihe ariko bikaba bishobora kuribwa. Amakuru avuga ko ibikorwa byo gukurikirana uyu mugabo nyine byatangiye aho ashobora gutabwa muri yombi na polisi yo mu gihugu cya Ufaransa. Perezida wa Senegal yaraye yagaragaje ko u Rwanda ari icyitegererezo cye mu ikoranabuhanga. Perezida Bassirou Diomaye Faye wa Senegal yatangaje ko u Rwanda ari icyitegererezo mu kiwe mu iterambere ry'ibikorwa remezo bishingiye ku ikoranabuhanga, bityo ko igihugu cye n'ibindi byo mu mugabane wa Afurika byose bikwiriye kwigira ku Rwanda. Ubutumwa kandi yabutangiye mu kiganiro n'iterambere ry'ikoranabuhanga mu bice bigize inama nyafurika y'abayobozi bakuru b'ibihugu byigenga Africa CEO Forum iri kubera ya Abidjan muri Cote d'Ivoire guhera kuri uyu wa 12 Gicurasi 2025. Umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Jeune Afrique kandi yitwa Marwan Ben Yamud yabajije Perezida Faye niba ku isi hari igihugu nyine afata nk'igitegererezo mu ikoranabuhanga kuri we cyase kuri Senegal. Asubiza ko hanze ya Afrika ari Estonia mu gihe muri Afrika ari u Rwanda. Yavuze ati dufata nk'ikitegererezo igihugu kimwe kitari ku mugabane wa Afrika aricyo Estonia, ni mu gihe Estonia kandi yageze kuri byinshi mu iterambere ry'urwo rwego. Hari n'ikindi gihugu cyo muri Afrika cyabaye intangarugero mu kubaka ibikorwa remezo bishingiye ku ikoranabuhanga, icyo n'u Rwanda. Uyu mukuru w'igihugu kandi yasobanuye ko Estonia n'u Rwanda byashoboye kugera ku byo Senegal iri kugerageza kugeraho muri iki gihe, agaragaza ko serivisi 98% zo muri Estonia zitangwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Yavuze ati icyo dushaka gukora nuko mu gihe kizaza Afrika idakwiriye kubura ibi ngibi, Afrika ikwiriye kugera ku rwego nyine ibi bihugu byombi nyine yavuze birimo. Gusa bigendanye n'uko ikoranabuhanga ari inkingi ya mwamba y'iterambere muri iki gihe, Leta y'u Rwanda yashyizeho imbaraga mu mikoreshereze yaryo mu nzego zitandukanye zirimo urw'imari, uburezi, ubuhinzi, ubwikorezi, ubucuruzi n'ubukerarugendo. Umunyarwanda kandi udashobora kwisabira serivisi mu nzego za leta akoresheje urubuga rw'Irembo azi kwishyura ku murongo wa telefone, iby'abana bato barabizi nabyo. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare NISL cyagaragaje ko umusaruro mbumbe w'u Rwanda wageze kuri miliyari 18,745 z'amafaranga y'u Rwanda mu mwaka wa 2024 mu gihembwe cya gatatu cy'umwaka. Ikoranabuhanga ryinjije u Rwanda nyine rwinjije mu Rwanda miliyari zigera kuri 37 z'amafaranga y'u Rwanda. Leta ifite intego yo kuzamura uruhare rw'ikoranabuhanga nyine mu musaruro mbumbe rukagera kuri 35% mu mwaka wa 2030. Ni mu gihe kandi butuvugana Zelensky yemeye guhura na Putin imbona nkubone. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko nyine yiteguye guhura na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin bakaganira ku nzira yafasha nyine guhagarika intambara bamazemo imyaka irenga 3. Mu gihe Zelensky kandi yavuze ko ashaka guhura imbona nkubone na Putin ndetse ku itariki 15 Gicurasi 2025 bagahura Istanbul muri Turkiya. N'ubutumwa kandi yanyujije kuri X nyuma y'uko Donald Trump ndetse amusabye ko yakumva ubusabe bwa Putin ndetse bwo kujyana ibiganiro bitaziguye. Yavuze ati nta mpamvu yo gukomeza ubwicanyi, kuwa mbere nzaba ntegereje Putin muri Turkiya. Perezida wa Zelensky kandi yatangajwe mbere yuko yari yabanje kuvuga ko igihugu cyaba nyine kiteguye kugirana ibiganiro n'Uburusiya, ariko yemeje ko bizakorwa ari uko hashyizweho agahenge. Ku itariki 10 Gicurasi 2025 ibihugu byo mu Burayi byahuriye i Kiev bisaba ko hashyirwaho agahenge k'imizi 30 no kuvuga no kwezi. Icyakora Putin avuga ko hakenewe ibiganiro nyine bitaziguye mbere yuko ako gahenge gashyirwaho. Nyuma ya Trump kandi yahise yandika ku rukuta rwa Truth Social ko ibyo Putin asaba Ukraine igomba guhita ibikurikiza kugira ngo nyine harebwe niba hari ubusabe bwo guhagarika intambara ku mpande zombi bushobora gukunda. Mu butumwa kandi bwe bwo kuri X, Zelensky yavuze ati dukeneye ko hashyirwaho agahenge k'igihe kirekire kakaba intangiriro nyine ibiganiro bya diplomasi. Icyakora n'Uburusiya kandi busaba ko mbere yuko hagarikwa imirwano abo mu burengerazuba bw'isi bagomba kubanza guhagarika inkunga bari kugenera nyine Ukraine umunsi ku munsi. Uburusiya kandi na Ukraine byaheruka kugena ibiganiro muri Werurwe 2025 nabwo bibera Istanbul hari nyuma y'igihe nyine gito Moscow itangiye intambara cyangwa se kurwana kuri Kiev. Hanyuma nahita nkubwira ko tuvugana Ramaphosa yasubije abatekereza ko yicaranye na Kagame nyine umuriro wakwaka. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo nyine yatangaje ko abatekereza ko nyine umuriro wakwaka mu gihe yaba yicaranye na mugenzi we Paul Kagame w'u Rwanda abibeshya. Ramaphosa kandi yabitangaje i Abidjan muri Cote d'Ivoire aho kuri uyu nyine wa mbere tariki 12 Gicurasi we na Perezida Kagame bitabiriye ibiganiro bijyanye n'inama ya Africa CEO Forum iri kubera i Abidjan. Abakuru b'ibihugu kandi bombi bahuye mu gihe muri Gashyantare
Gashyantare uyu mwaka wabaye mubi hagati y'u Rwanda ndetse na Afurika y'Epfo kubera nyine kutajya imbizi kubigendanye no kuba kiriya gihugu nyine cyari gifite ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbye kandi n'ingabo Afurika y'Epfo yohereje muri kiriya gihugu kurwanya umutwe wa M23 biciye mu butumwa bwa SADC. Muri Mutarama uyu mwaka ubwo abasirikare kandi barenga 10 ba Afurika y'Epfo bari bicarwaga mu mujyi wa Goma. Amavuta yavuze ko bishwe bugizwe mu ruhare na M23 ndetse n'ingabo z'u Rwanda yise umutwe witwara igisirikare. Ni amagambo kandi yakuruye ubushyamirane ndetse no guterana amagambo gukomeye hagati ya Kigali ndetse na Pretoria kugeza Perezida Kagame aburiye n'amavuza ko nyine Afurika y'Epfo nibishaka intambara u Rwanda nyine ruzakimura ikibazo muri ubwo buryo. Ni mu gihe kandi Kagame n'amavuza ubwo bahuriraga ya bija ingingo ijyanye n'ikibazo cy'umutekano muke wo mu burasirazuba bwa RDC iri muzo baganiriyeho. Umunyamakuru Rili Mado wa CNN wari uyoboye ikiganiro yabaje Perezida Kagame niba nyine gushakira igisubizo mu biganiro bya Doha atari kudaha nyine agaciro inzira yo kwishyiramo ibisubizo ku mugabane wa Afurika, kuko bigaragara nyine ko inama imwe yagiranye na Tshisekedi Doha yatanze umusaruro kurusha ibindi biganiro bya Rwanda Nairobi byari bimaze igihe. Perezida Kagame yamusubije ko nyine hari ibiganiro byinshi nyine biri kubera icyarimwe ndetse ko ibyo turi kuvuga yaba ibya Qatar na Amerika ntabwo twavuga ko twageze ku cyo twifuza buri wese ari kugerageza. Ni naha dusoreje amakuru twabateguriye ku itariki nyine 13 z'ukwezi kwa Gicurasi 2025. Ni amakuru mwagezwagaho nyine natwe kuri Trend Nova TV. Amakuru aracyakomeje mukomeze kugira ibe byiza. Bye bye.